Isura ya 90 yitiriwe umujyi yahishuriwe Maka igizwe n'imirongo 20 ku izina rya Allah Nyirimpuhwe Nyirimbabazi. Ndahiye uyu mujyi wa Maka, nawe ntumwa Muhammad utuye uyu mujyi, n'umubyeyi n'abo yabyaye. Mu by'ukuri twaremye umuntu agomba kunyura mu ngorane no mu bigeragezo. Ese akeka ko nta n'umwe wamushobora, akanigamba agira ati nakoresheje umutungo mwinshi. Ese akeka ko nta n'umwe umubona. Ese ntitwamuhaye amaso abiri ndetse n'ururimi n'iminwa ibiri, tukanamwereka inzira ebyiri y'icyiza n'ikibi ngo yihitiremo? Ariko ntiyigeze ashaka kunyura mu nzira igoranye iganisha ku byiza no ku ntsinzi. Ese ni iki cyakumenyesha iyo nzira igoranye? Ni ukubohora umucakara cyangwa gutanga amafunguro mu gihe cy'amapfa? Ayo mafunguro ukayaha imfubyi mufitanye isano rya bugufi, cyangwa ugafasha umukene wambaye ubusa, hanyuma akaba umwe mu bemeramana bakanagirana inama zo kwihangana ndetse bakanagirana inama zo kugirirana impuhwe. Abo nabo mu kuboko kw'iburyo bagana ijuru, naho abahakanye amagambo yacu nabo mu kuboko kw'ibumoso bagana umuriro. Bazaba bafungiranye mu muriro, badafite aho binjirira n'aho basohokera.